Amazina yanjye nitwa Diane. Nibyo binarakwiye kuba wenda ahantu habaye nk'ubukwe ugasanga bateguye intebe izi neza abakwe, izi neza ab'umugeni, babiteguye neza, biba byiza nyine mbese mu rugo byo gukunda bwiza nkuko wikunda, numva ko wakwicara ujya uramenya ko hari n'abandi mbese babize guhagarara, sibyo? Ku bana nabo mukamwashyiraho udutebe two bari buze kuza kwicaraho. Yego bibaho mu buzima ko nanjye byigeze nari mfite nko ku myaka 9 kandi nko tubizi mu rubanza iyo umuntu asanze nta cyaha afite baramurekura akagenda uko ababohowe. Gusenga harimo imbaraga zikomeye cyane. Iyo usenze uremerewe mu kwizera uraruhuka mu mutima wawe. Senga ababyeyi rero bari kwitegura kohereza abana babo ku ishuri kugira ngo Uwiteka Mwami ubereze minerivare. Senga n'abanyeshuri bagiye kuzajya ku ishuri kugira ngo nabo uzabereze kwiga, nibagerayo Data bazavuga amaraso y'umwana wawe. Komeza ubane natwe, reka amaraso y'umwana wawe atuyobora kugira ngo Uwiteka Mwami dukomeze tuvuge izina ryawe, izina ryawe nuko musabye neza izina ryawe ryera Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Yego twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Nizere ko mwese mumeze neza, abatameze neza mwihangane. Isi dutuye niko imeze. Uyu munsi umeze neza, ejo ukaba umeze nabi, uyu munsi ejo n'ejo bundi ubuzima bwahinduka. Kandi ikindi buriya isi nyine ni gatebe gatoki. Hari igihe nyine uyu munsi niba uri umukire ntukabyirate, by the way ejo waba umukene, kandi uyu munsi niba uri umukene ejo waba umukire. Ariko ubukire nyakuri ni ubukire burimo urukundo kandi ubukire butajya kure y'Imana. Ku Mwana TV tubazanira ibiganiro bitandukanye n'amakuru binyura imitima yanyu, ariko twe ntabwo tujya kure y'Umwana. Urubuga n'Umwana TV ntabwo tujya kure y'Umwana. Ibyo twibandaho ni impano z'abana, cyane cyane ko ntekereza ko buri wese nimba yaranabyaye yaragize ayo mahirwe yakishimira ko umwana we yaba ari umuntu w'indashyikirwa. Uyu munsi kuri kamera z'Umwana TV turi kumwe n'umwana mutoya cyane. Uko bimeze kose ni umwana w'umuvugabutumwa. Bivuga ngo ni umwana w'umuvugabutumwa nuko avuga ijambo ry'Imana kandi akaryigisha. Tugiye kuganira nawe, ndatekereza ko biza kugenda neza. Ikindi nuko nimba ari ubwa mbere udusuye, nyakugira Imana y'u Rwanda turagusaba gukora subscribe kuri runo rubuga kugira ngo bigende neza, kandi ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye. Reka uyu mujene tumwakire mu gihe ndi kubabwira ari we yahuze ariko niko bigenda. Impamvu yahuze buriya nawe araza kuyikubwira, ntugirire umutugu waho ikaze. Urahora komeye. Yego. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Diane. Uwase Diane. Kuki wakwise Uwase? Usa na papa? Oya, papa arankunda cyane. None hari ukuntu ngo umwana w'umukobwa iyo papa we bagukunda hano ku zuba ikore hano ahangaha wakunda kuzaho icyokera kubera ko papa mukunda nawe ujya ukigira? Ntabwo ari cyane ariko kiraza. Wow, uno kuvuga ngo Abanyarwanda ni abahanga, urumva ko baba babyitondeye. Diane, uyu munsi tugusanze mu rugo ufite Bibiliya. Uko bimeze kose ndatekereza ko ari cyo nifuza ko tuganira, cyane cyane ukaganira n'abakunzi b'Umwana TV. Yego. Abantu ba mbere bifuza kuganira nabo ndibaza ko ari abana hari. Yego. Nk'umuvugabutumwa turabaza tuguha ikaze, utangire usenga hanyuma uraza kuturamburira icyo wifuje ko waganiriza abakunzi b'Umwana TV. Rero nabyo maje gushimira Imana yemeye ko uyu munsi tuba tuvuga izina ryayo. Turi mu minsi myiza yo kwibuka ko Yesu yazutse. Amen. Mbere ya byose rero ko amazina iragize Imana ari inshobozi. Mana nziza, gushimira kuri Imana itajya idutererana, gushimira kubw'umunsi mwiza utwongeye mu buzima bwacu. Hari benshi Uwiteka barahacecekeye, ariko twe ubuzima bwacu buracyahumeka neza, izina ryawe ry'icyubahiro.
biba ngombwa rero data ko twiga amagambo yawe, reka anyure imitima buri wese byose urukurikira ahangaha. Uwiteka mwamenyemerera igere mu mutima we, ndice mu gutwi ngo arenguke mu kundi, akunyemerera igicyo rihindura mu buzima bwacu. Ngo ubane natwe rero, ndatangiye ubane nanjye, nizeye ko uramba hafi mu izina ryawe, amen. Ijambo tugiye kwigana kuri uno munsi turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 23, turasoma umurongo wa 13 na 14, turataruka dusome 17, dusome na 18. Dusome mu izina rya Yesu. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose, arababwira ati, mwanzaniye uyu muntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha nabonye kuri we mu byo mwamureze. Dutaruke tugere kuri 17. Ibyo yabivugiye kuko yabaga akwiriye kubohora imbohe imwe ku minsi mikuru yose. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati kuraho uyu utubohorere Baraba. Intego y'iri jambo ryanjye rero ni ukubereka ko amaraso Yesu ariyo afite agaciro kurusha amaraso y'undi muntu cyangwa uwo ari we wese. Nifashishije urugero rwo muri Bibiliya. Ahangaha ni igihe Yesu bari kumucira urubanza agiye kudupfira ibyaha byacu nk'uko tubizi. Byabaye ngombwa ko bamugeza kwa Pilato. Ibyo nibyo Yesu nta cyaha yari afite, nuko bamuzizaga ubusa, ariko byari mu bushake bwe. Ahangaha bahari ku munsi mukuru nibwo banareze Yesu bamujyana kwa Pilato. Ku munsi mukuru byabaga biri ngombwa ko Pilato arekura imbohe imwe ku munsi mukuru. Rero kuri uwo munsi mukuru nabwo Yesu bamufashe bamujyanye kwa Pilato. Bamugejejeho, Pilato arebye asanga nta cyaha Yesu afite, arababwira ati, ngiye kumuhana, nsanze nta cyaha afite, ngiye kumukubita, ubundi murekure agende ko nta cyaha namusanganye. Kandi nk'uko tubizi mu rubanza iyo umuntu asanze nta cyaha afite, baramurekura akagenda kuko aba abohowe. Ariko kubera ko ibintu byari biri mu mugambi, amaraso ya Yesu ariyo tugira akamaro, biba ngombwa ko ari we baguma aho ngaho. Abantu barasakuza cyane bati, muturekurire Baraba, uwo Yesu nabambwe. Nibyo koko byari binakwiye, kuko Baraba nawe yari mu bantu bakeneye ayo maraso ya Yesu Kristo kugira ngo nawe ave mu byaha yari arimo, kugira ngo nawe agirirwe kuri ubwo buntu twagiriwe natwe. Amaraso ya Yesu rero afite agaciro. Abantu barasakuje cyane, Baraba biba ngombwa ko baramurekura, nuko Yesu nyine arabambwa. Imana ishimwe cyane, kubera ko na Baraba nawe yagiye mu bantu bababariwe. Izina ry'Imana yabwa icyubahiro. Kurekurwa gutya kwa Baraba ishusho bitwereka, donc Yesu yapfuye ubwo Baraba yari agiye gupfa. Baraba tuzi ko yari umunyabyaha bikomeye cyane, yaricaga akaniba abantu, nyine yarabajengereje. Nawe uri kutwumva, hari igihe cyo waba warabaswe n'icyaha icyo ari cyo cyose, ugasanga rimwe uri umujura cyangwa uriba, ufite kwemera ko Yesu yadupfira amaraso ye, ukemera nawe akakoza nawe ukabuwera. Nshima Imana cyane ko nanjye yanyogeje kuri ayo maraso ye, nanjye ubu nkaba ndi kuvuga izina ryayo. Nawe rero uko waba umeze kose, ufite kwemera Yesu akaza mu buzima bwawe, mwari ko nabivuga, nawe ukemera Yesu akongera akagupfira kuri ibyo byaha byawe, nawe ugakizwa. Ndifuza ko mwese mwamenya agaciro k'ayo maraso Yesu Kristo arababarira. Iyo wamaze kubabarirwa, ukurikira inzira yayo, kuyikurikirana ukumenya amategeko yayo. Amategeko yayo harimo ibintu byinshi, harimo urukundo, mbese kureka ibyaha nimwe bikubiye mu mategeko ya Yesu Kristo. Iyo wamaze rero kwemera amaraso y'akakoza, nawe uba umwe mu bana bayo. Ndabwira mwebwe rero abanyumva, mwemere Yesu Kristo, amaraso ye namwe abeze, muruhuke ibyo mutwari baremerera bari muyikoreza, banacabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero wo dukurikiye, niba warabaswe n'icyaha icyo ari cyo cyose, ari ukwiba, gusambana, kunywa inzoga,
ibyaha mbese usanga warabaye imbata yabo, ufite kwakira amaraso ya Yesu Kristo niyo yagukura muri icyo cyaha. Niba ati nawe ufite ikibazo wenda cy'ubukene mu muryango, Yesu Kristo niwe wenyine utanga byose mu maraso ye, mbese ugezemo wahabwa ibyo wifuza. Ikindi wowe udukurikiye ushobora kuba wenda ushobora kuba uri umwana wagera ku ishuri ukitwara ukundi, ugasanga ufite imico itari myiza, ufite kwakira amaraso ya Yesu Kristo akaba ari yajya arakuyobora. Kandi igihe cyose ugeze ku ishuri niba waremeye amaraso ya Yesu Kristo akaza mu buzima bwawe, amaraso ya Yesu Kristo nawe akakweza, mu mwanya wo gusenga ukabuha agaciro, ukumva ko nawe ari ibintu bikurimo, aho uri hose ukaba wavuga Imana acaga icyubahiro. Twatangiye dusenga rero, munyemerere dushyire imitima yacu bugufi, twongere twiragize Imana kugira ngo aya magambo yayo agume muri twebwe, kandi natwe tugire umutima wo kuba twakwemera Yesu Kristo, natwe amaraso ye akaza akatweza ibyaha tukava mu byaha. Nanone Nyagasani Imana nziza, turagushimye kuko wivugira, gushimye ko wemeye ko tuvuga amagambo yawe, izina ryawe icyubahiro. Tukaba turi kuvuga ku maraso y'umwana wawe watwohereje, izina ryawe icyubahiro kuko umugambi yari afite yawusoje ukagenda neza. Byaje gushaka mu isi datarayibonye, yaduhaye ubugingo, yaduhaye kuba natwe twakwigererayo tukatura ibyaha byacu. Habwa icyubahiro bw'umwana wawe n'amaraso yamenye ku musaraba. Rero Data, tubaye gusoza nyemera amagambo yatwumvishe abaye gutunga ubugingo. Data, Uwiteka mwami tuyakurikiza uko bikwiye. Uwiteka mwami agere mu mutima umuntu abaswe n'icyaha icyo ari cyo cyose. Uwiteka mwami kugenda umushoboze ave mu byaha ibyo ari byo byose. Uwiteka mwami ni yagira icyaha hindura, turashima izina ryawe. Senga ababyeyi rero bari kwitegura kohereza abana babo ku ishuri, kugira ngo Uwiteka mwami ubereze minerivare. Senga n'abanyeshuri bagiye kuzajya ku ishuri, kugira ngo nabo uzabareze kwiga, nibagerayo Data bazavuga amaraso y'umwana wawe. Komeza ubane natwe, reka amaraso y'umwana wawe ari atuyobora, kugira ngo Uwiteka mwami dukomeze tuvuge izina ryawe, izina ryawe nuko musabye neza izina ryawe ryera mwana wa Yesu Kristo, amen. Yego, akanya keza k'ingenzi mu buzima. Rimwe na rimwe bijya bigorana ko umuntu yumva nyine ibyiza biva mu ijambo ry'Imana. Hari abajya ngo bikundira cyane cyane ngo kumva filime, ukabona abantu barwana, unezezwe no gutega amatwi ijambo ry'Imana. Diane, mbere ya byose ndagushimiye kuko hari ikintu kinini wigishije mu bantu, kandi ntekereza ko iri jwi ryawe rizagera kure mu izina rya Yesu. Ahubwo igihari nifuzaga kukubaza, Diane uri muto, kandi uko biri kose ntabwo ukwiriye no gucika intege, kuko ba Dawidi batangiye ivugabutumwa ari abana. Ahubwo icyo nagira ngo nkubaze, hari umuntu ufite amatsiko ati ese buriya Diane ko n'ubundi turi ku Umwana TV tugize amahirwe tukamenyana, Diane afite imyaka ingahe ubundi? Imyaka 17. Imyaka 17, uri muto. Noneho niki wabwira abantu badasenga, ugasanga ibintu byo gusenga babyimiye umwanya? Yego, bibaho mu buzima, ko nanjye byigeze nari mfite nko ku myaka 9 bavuga urusengero, mama yakaraba ngo bagiye gusenga, nkashaka aho mukwepera agenda kwisha nyine kugira ngo ataza konjyana ku rusengero. Ariko aho ngeze ubu ngubu nshimye Imana kuko nanjye amaraso umwana yangezeho, nanjye ndakizwa. Ubu numva mbese n'ahandi nakwibera atari mu nzu y'Imana. Rero hari igihe cyo umwanzi aba yarakuboheye, mbese akareba ikintu abakugomeshereje ku mwanya wo gusenga, mbese watekereza no gusenga ukumva ntabwo bikurimo cyane. Ariko icyo nakubwira wowe, gusenga wumva mbese iyo babikubwiye wumva ntacyo bivuze. Gusenga harimo imbaraga zikomeye cyane. Iyo usenze uremerewe mu kwizera uraruhuka mu mutima wawe. Hari abana nabo n'ubundi bifuza gusenga ariko bakabangamirwa n'ababyeyi, bo wabahumuriza ku ruhe rwego? Uburyo nabahumurizaho,
ubundi baravuga ngo aho waba uri hose Imana irakumva kandi icyo ishize imbere nikikwereka. Icyo nabwira ababyeyi bafite kwemera abana bakajya gusenga, n'umwana uba warabangamiwe n'ababyeyi ahari hose asenge, ashiramo ababyeyi babwira ngo Imana izabageze mu mutima wo kuba yamwemerera kuba yajya gusenga. Yego. Hari umuntu rero nanone ushobora kwibaza ngo mu buryo bwawe bwo gusenga kandi uraniga ahantu wagiye usenga ariko ukashyiramo ugasengera abanyeshuri bagenzi bawe. Iyo uri ku ishuri uburyo bwo gusabana n'Imana muri bagenzi bawe ubikora gute? Bajya gusabana n'Imana mbese ari biba byiza iyo ugiye no muri korali, kuko korali iragufasha yo ku ishuri ubamo, kuko baravuga iyo uri muri korali nta muririmbyi ubaho adasenga, ntabwo byashoboka. Rero iyo wiyegereye mbese iyo wiyishize muri korali cyangwa ukiyegereza korali, ariko icyo baca rero byo gusenga kwa gatanu turiza twigera Imana bagasenga nyine, biba byiza nawe ugaprofitiraho nawe ugasenga nyine kumva biri kuzamo. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo abana, iyo umuntu avuze abana ahita yumva udufute twishi abana bakora. Wowe ni iki ujya wanga uti Imana ntabwo umwana ukora ibi bintu ngiye numva vraiment andemereye, ni biki wanga abana bakora? Abana nibyo bakora udufute twinshi, ariko umwana muri aka kanya muri iki gihe turimo umwana ababwira gusenga, mbese iryo futi kudasenga ni futi ikomeye. Wangira ushobora kuvuga uti uyu mwana ntabwo twahuze. Yego, hari abana bakora basanga mama yashyira nk'akanoti ka 2 hariya kandi yarateze no kukamuhajiza agahita karaha gayahugura amabangi. Ibyo byo wabyihanganira koko? Yego nyine niyo mpamvu ndi kuvuga umwana udasenga, kuko ubundi mu rusengero batwigishamo ijambo. Iyo wagiye gusenga sibyo batwigisha ijambo muri Bibiliya bakadusomera, harimo iby'Imana ikunda n'iby'Imana yanga. Iyo umwana rero yagiye gusenga agace bamubwira ati wa mwana we kwiba ni icyaha, mbese kutumvira ababyeyi ni icyaha. Iyo umwana abimenye mu rusengero bakamwigisha ko kwiba ari icyaha, gusuzugura ari icyaha, ariko icyo bigera mu rugo akabikora neza nyine ukabona ni umwana wase mbese usenga ushima n'Imana. N'ubundi umbabarire kukubaza ibibazo byinshi kuko uri umuhanga wo kubisubiza. Hari abana hano mu bice bitandukanye wenda n'ahandi wanyu ushobora kuba ubabona batiga, icyo ni kimwe, kandi ukabona banabayeho nabi. Nta ku gihugu kitagira ngo abana bige, ubwo buryo bwo kubaho igihugu kirabugena kigakangurira n'abanyarwanda kubaho neza, na za mituweli zigatangwa kugira ngo banavuzwe base neza. Iyo ubonye abo bana, we Diane nk'umuvugabutumwa kandi ukabukunda Imana, muri wowe ni iki kiza muri wowe? Njye hari igihe cyita numva nagenda wenda duhire nko mu nzira nkabona ni umwana udafite icyo yifashije, ariko icyo numva nabwira ijambo ry'Imana ryo kumuhumuriza nyine akumva ko nyine nawe muri Bibiliya baravuga ngo nyine mu ijoro tuzabona ibyiza byinshi sibyo. Rero numva nari mubwira nyine nabwo nta bushobozi mbafite nanjye bwo kuba namufasha, ariko namubwira ijambo ry'Imana uburyo nawe yaruka agatuza. Hari umuntu ibyo byose nawe ujya ubibona, nawe uri umwana wari wajya ahantu yanubwiza ukuri. Iki kintu ndabizi ko nawe kiri bukubabaze. Wari wajya ahantu ukabona ahantu habaye ubukwe, ukabona ababyeyi wera tuvuga abantu bakuze akenshi bahabwa ibyicaro nyine byiza, bakabarura n'amafiriti nyine n'inyama n'imboga zitetse neza. Noneho hakaba hari ikirongo cy'abana gikanuye, ukabona abana bakanuye bafite amatsiko uvuga ati niriya sahani wayimpaho. Umubyeyi agatamira rimwe, agatamira kabiri, agatamira gatatu, isahani akayishyira hariya. Udusigayeho rimwe na rimwe ukabona abana baraturwanira. Byabera bivuga iki? Nyine nisi niko bigomba kumera, niko bigenda nyine. Ugasanga nyine ibyo ngibyo bikunze kubaho cyane. Nyine nukwakira ko ariko isiteri. Nukwakira ko ari ku isiteri. Byabera bintu ntabwo bibabaje, ubona bikwiriye. Ntabwo bikwiye. Wumva byagenda gute? Ni iki abantu bategura iminsi mikuru
bakaba banabiteguriye ahantu bazi ko bashobora kubona abana batatumiwe. Uzi ukuntu babita? Babita abavumbyi. Yego. Bariya bana bitwa ababita abavumbyi. Wari wagiye kuvumba? Nanjye naravumba. Aha, none se Dia ugiye kuvumba bigeze baguha intebe cyangwa wagiye mu bana urahagarara nyine urumirwa? No guhagarara ukareba uko biri kugenda nyine. Noneho nk'umuntu uvuga ijambo ry'Imana kandi ukaba wihisha urukundo rwa Kristo, biriya bintu nta kibazo kirimo ku mwana koko? Harimo ikibazo gikomeye cyane. Ijambo nabwira abo bantu ni ukunda mugenzi wabo nk'uko nabo bikunda. Niba wumva ko mbese ibyiza byakugeraho, ugira reba no ku ruhande rwe ko nta muntu ubabaye uri iruhande rwawe cyangwa uri kubona bikeneye cyane kukurusha. Agahita usanga wenda nk'iyo wavumbye ugasanga umuntu wabihaye akozemo nka kabiri agahita aterera ku ruhande. Rero biba byiza ugira reba wenda nko ku ruhande rero ko nta muntu ubikeneye cyane cyane kukurusha biwamuhereza. Hari ikindi kintu njyewe mbona cyari gikwiye gukorwa kandi ufasha aha hantu, buriya icyazana uko bateguye intebe z'abashyitsi bari bwakire nyine abaje gusaba umugeni, nuko abari busabwe umugeni nabo bicaye. Buriya hateguwe n'intebe z'abavumbyi b'abana, hagategurwa intebe zabo. Ntabwo amaraso ya Kristo abantu bayakira bose neza cyane. Icyo kivuge rero ko ndashaka kukibwira abantu, kandi wenda abantu ugiye bashaka kwanga kumva, ariko nukivuga nk'umwana buri ijambo ryawe rishobora guhabwa agaciro. Bishobora kutaba uyu munsi, ariko mu myaka izaza ntabwo iki kiganiro cyawe kizasiba. Ariko gira icyo umbwirira abantu kuri iki kintu. Nibyo binarakwiye kuba wenda twafashe urugero ku bavumbyi. Yego. Wenda ahantu habaye nk'ubukwe ugasanga bateguye intebe izine z'abakwe, izine z'ab'umugeni, babiteguye neza. Biba byiza nyine mbese mu rugo byo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Numva ko wakwicara ugira amenya ko hari n'abandi mbese babuze guhagarara, sibyo? Yego. Abo ngabo ku bana nabo mukamwashyiraho udutebe two bari buze kuza kwicaraho. Yego. None ikindi kirimo hano, urizi ko buriya kuvumba ngo ari umuco? Kuvumba ni umuco w'Abanyarwanda. Umuvumbyi burya ubukwe butajemo n'umuvumbyi wa bwariye. Rero nibajye baha agaciro abavumbyi b'abana. Okay Diane, turagushimiye, ariko wongere twibutsa amazina yawe yombi. Amazina yanjye nitwa Uwase Diane. Uwase Diane. Yego. Imana iguhe umugisha kandi nukuri iyi ntambwe uyikomeze. Uyikomeze, ndizera ko abakunzi b'Umwana TV aho bari barishimye, banejejwe no kubona cyane cyane ababyeyi, banejejwe no kubona umwana muto nkawe w'imyaka 17 wiyemeza kuvuga ivugabutumwa. Iki kintu uzakigire inzira mu buzima bwawe bwose ukiri hano mu isi. Igihe kizagere aho uzava ku myaka uriho ukazamuka ukagera aho nawe wazaba umudamu nka mama cyangwa n'abandi badamu bose ubona, uzabikomeze kugira ngo benshi bazakuvomeho agaciro, bazakuvomeho ijambo rishobora kububaka. Turagushimira, Imana igumugisha. Murakoze cyane. Yego, namwe bakunzi b'Umwana TV tubashimira aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Nukuri ndizera ko muguwe neza bw'uyu mwana muto Diane, umukobwa mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama. Umwana muto uvuga ijambo ry'Imana cyangwa se umuvuga butumwa. Ni muto ariko ibyo avuga n'ibyo atekereza ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane. Ntekereza ko iri ni ijambo rikomeye riboneka muri Bibiliya rivuga riti menyereza umwana wawe inzira nziza azarinda asaza atayivuyemo. Ni mu migani ndahibagiwe muhashake, muri abahanga ndabazi. Ikindi nuko Diane twamwifuriza impagarike n'ubugingo. Ni ijambo twasanze abakuru bakoresha, nzi neza ko tumwaturiyeho umugisha mu izina rya Yesu, kandi nzi ko azavamo umuntu ukomeye isi izagiriramo ibyishimo, cyane cyane Abanyarwanda. Abana ho muri hirya no hino mwese nimugubwe neza. Reka mbwire abahanzi cyangwa se abafite impano zitandukanye, ibikorwa byanyu mwifuza ko tumenyekanisha ku rubuga rwacu rw'Umwana TV, namwe mukora ibyanyu. Mwese mwaduhamagara kuri telefone mubona hano mu kiganiro. Reka bashimire, ngewe nitwa Emmanuel Kanani, kuri kamera turi kumwe na Sanzu Muhire Shabani, hari na mugenzi wacu uyu munsi nkiyabonetse, ariko ubutaha tuzaba turi kumwe. Reka mbashimire,
kandi tubifuriza impagarike n'ubugingo. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.